ikaze kuri Rubavu Buy and Sell Limited, kuri iyi channel yacu ya Rubavu Estate. Mukore rero subscribe abakunzi bacu, wowe tusuye bwa mbere kanda kuri subscribe cyangwa uduhe ibitekerezo muri comment, una sharing cyangwa skore no kuri notification kugira ngo ujye ubona amazu n'ibibanza bigurishwa hano i Rubavu bikoroheye. Turi kubereka inyubako nziza rero, iyi ni Shwadil turi kubereka iri mu mujyi wa Rubavu. Ni inyubako itarangiye ariko nziza kandi ikomeye, iri mu mujyi rwagati hafi y'isoko rya Rubavu, hafi y'umusigiti munini wa Rubavu. Ni inyubako iri mu mujyi rwagati rwose, ahantu muri zone commerciale, ahantu heza cyane. Iyi nyubako rero igizwe n'inzu ebyiri, iyo hasi n'iyo hejuru. Ni inyubako nziza ikomeye yubakisha ibikoresho biramba rwose, amatafari ahiye kandi na sima gusa. Yubatse mu buryo bwiza kandi ahantu heza muri zone commerciale, ahantu heza cyane. Ushobora kuyigira rero apartment, ushobora kuyigira ibyo kuhakorera ni byinshi kubera ko ahantu iherereye n'ahantu heza cyane mu mujyi rwagati. Kuyivaho ugera ku isoko ni nko muri metero 500, kuyivaho ugera ku musigiti ni muri metero nka 300. Mbese n'ahantu heza muri centre cyangwa se mu mujyi wa Gisenyi rwagati. Iyi nzu rero nziza, iyo hasi ifite ibyumba 4, salon, salle à manger, ikagira na cuisine na toilette enye. Niyo hejuru nayo nuko zirasa, iyo hasi niyo hejuru zose zirasa. Buri nzu ifite ibyumba 4 na toilette enye na salon na salle à manger na cuisine. Ubwo byose hamwe ni ibyumba 8 na toilette 8, ukongeraho nayo masaro na salle à manger na cuisine, nabyo ugakuba kabiri. Urumva ko ni inyubako nziza rero. Ushobora no kuyigura ukayigira amacumbi, ukayikora ukayirangiza ukayigira amacumbi, kuko urumva ibyumba 8 ni byinshi kandi buri cyumba gifite salle de bain. Inyuma mu gikari ushobora no kongeramo nk'ibindi wenda, kuko nanone buri nzu ifite gate yayo aho kwinjirira hatandukanye n'ahindi, ku buryo buri nzu ishobora kugira parking y'imodoka 2 n'indi 2. Ni inzu rero imeze neza cyane, urabona no mu byumba ko na amatafari ahiye na sima irameneye n'ibikoresho bikomeye. Iyi nyubako ntigucika, ntabwo irangiye, no kuyigura ukayikorera finissage, ariko iri ku giciro gito cyane ugereranije n'ibintu aho bigeze, n'ibikoresho by'ubwubatsi ahantu bigeze, n'ikibanza noneho ahantu iri. Ahantu ikibanza kiri ubwaho gishobora kugura nka $60 kuzamura, kuko ni mu mujyi rwagati kandi ikibanza ni kinini, metero kare 550. Ni ahantu hanini cyane kandi heza cyane. Kuyivaho ugera kuri kaburimbo ni hafi cyane, ni nko muri metero 200. 200 ushobora no kutageramo, ni hagati y'100 na 150. Iyi nyubako rero ntigucike mu mujyi rwagati wa Rubavu rwose. Rubavu Buy and Sell tuba twabahitiyemo deal nziza. Iyi kuyigura ukayikorera finissage, urabona ko ibikomeye cyane byakozwe rwose, ni finissage gusa. No kugura amasima n'amakaro n'ibiki byose n'inzugi ukashyiramo, ariko ibyinshi kandi yubatse neza, irakomeye. Ni inyubako nziza rero. Ushobora kuyigira inyubako imwe kuko ifite escalier zijya hejuru, hari aho wazifunga, hari aho ushobora kuzigira inyubako ebyiri, umwe akaba ukwe n'undi ukwe, kuko n'amarembo aratandukanye. Ikirenze icyo noneho ifite irameneye no hejuru. Urumva no hejuru ubwo ni ikindi kibanza, niko umuntu yavuga. Urabona izo ni portail zayo 2. Hejuru naho irameneye, ntabwo isakaye. Urumva ko ari inyubako ikomeye kandi igezweho rwose, ku buryo no hejuru urumva ni ikibanza nacyo kindi kiraho kibitse, ku buryo ushaka mu minsi iri imbere wazanakomeza ukaba washyiraho indi, kuko yujuje ibisabwa byose. Iyi nyubako rero duhamagare uyigurire ku mafaranga make cyane, $100,000 z'amanyarwanda, harimo n'ibiganiro. Nitwe Rubavu Buy and Sell twakugezaho deal nk'iyi ngiyi cyane. Iyi nyubako ifite ibyumba 8 imeneye no hejuru, ku buryo ushobora gushyiraho indi nyubako, ikagira amatoilette 8, ikagira amasaro, salle à manger, ikagira cuisine ikase neza cyane rwose, ku buryo ugeze mu byumba ukinjira usanzwe uzi iby'amazu cyangwa uzi ibyo kubaka, uhita ubona ko umuntu wakase iyi nzu cyangwa se umu engineer
wabigizemo uruhare abizi neza. Iyi nyubako ntigucike rwose, kuri miliyoni 100 z'amanyarwanda waduhamagara ukongeraho izindi ziri kuburaho kandi zitari nyinshi cyane, kugira ngo inzu ise neza imere neza itangire kwinjiza amafaranga. Duhamagare rero kuri izo nimero zacu 078 3303527. Nureba no hasi kuri iyo bara, kuri iyi video urabonaho izo nimero. Wadusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, Instagram, TikTok na kuri YouTube kuri Rubavu Estate, kandi twibutsa no gukora subscribe. Aho ni kuri top y'inzu hejuru, ubu uri kureba rwose umujyi wa Rubavu rwagati, uri kubibona izo nyubako zose uri kureba, yaba umusigiti yaba ayo ma etage yandi. Aho ni ku isoko buriya rya Gisenyi rinini rimwe bari kubaka, naryo riraho inyuma gatoya. N'ikivu ubu uri kukireba rwose, nureba neza muri iyi video n'ikivu uraba uri kukireba. Iyi nyubako rero nk'uko bireba ari mu mujyi rwagati, ku buryo kuyigura ukayirangiza amafaranga yakinjira ni menshi cyane ukayisoreza. Ni inyubako ikomeye ku buryo rwose ushaka wowe waza ukabyisuzumira cyangwa ukazana umwenjenyeri wawe akareba. Ni inyubako nziza rero. Duhamagare inyubako yigurire miliyoni 100 z'amanyarwanda zirimo n'ibiganiro, ubundi iyi nyubako ibi yawe uyisoreze, uyikorere finissage, ubundi uba ufite UPI nziza irimo inyubako igezweho kandi ikomeye mu mujyi wa Rubavu. Wakoranye natwe Rubavu Buy and Sell. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza aho muherereye hose, turi kumwe.